Shimwe cyane turabashuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa, turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye bamaze kugera aha ngaha, bari bubibwire. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko cyangwa tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kuba umukristo udahindurwa n'ibihe. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka mere iburyo bwanjye, turi kumwe n'umukozi w'Imana Mr. Benjamin. Turagushuje mu izina rya Yesu kandi twishimiye kubana nawe uyu munsi. Murakoze cyane. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mr. Gatete, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Imana yo mu ijuru kandi bagire neza. Mbere yuko dutangira ikiganiro, reka dufate igihe gatoya maze dusenge. Uwiteka, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana yera, Imana ikiranuka, turagushimiye murengezi wacu, turagushimiye muri uyu mwanya. Data, utwemereye yuko Nyagasani tuvuga iby'ukuri bwawe. Mana, turakwinginze reka umucyo wawe n'imbaraga zawe zimanukira ahantu. Data, turakwinginze reka kubaho kwawe Nyagasani kugaragare. Abagaragu bawe Nyagasani, Data, ntabwo wakwishoboza Nyagasani turi kumwe, ariko turakwinginze reka imbaraga zawe Nyagasani zuruke kubana natwe. Mwami Data, naba ari twebwe ahubwo Nyagasani imbaraga z'umwuka wera arizo zidukoreramo. Data, tuvuge kandi tubwirijwe nawe. Turaheza imbaraga z'umwijima n'imigambi yose y'umwanzi ku buzima bwacu. Data, turatura imbaraga zawe kugira ngo zibane natwe. Dusabye bityo Nyagasani, ariko twiriye yuko uri kumwe natwe. Icyubahiro ni cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Turabakiriye muri uyu mwanya kandi tunezewe no kubana namwe muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Turagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kuba umukristo udahindurwa n'ibihe. Ese muri iyi minsi cyangwa muri ibi bihe bigoye cyangwa muri ibi bihe turi mu bihe bikomeye kandi ibihe bigoye, ibihe bigoye umukristo niko nabyita. Simbizi niba namwe ariko mubibona, ariko bimaze kugaragara yuko abakristo bo muri iki gihe cyangwa ibihe binanije benshi abakristo, bigatuma benshi bahindagurika. Sinzi turaza kwifashisha ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 7 ku murongo wa 24, aho avuga ngo nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Yesu ashimwe cyane. Iyo ukomeje ku murongo wa 25 haravuga ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose bikuta kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishyizwe ku rutare. Haleluya. Reka dukomeze ku murongo wa 26 ngo kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye nayakomeze azaba ari nk'umupapa wubatse inzu ye ku musenyi. Yesu ashimwe cyane. Bimaze kugaragara yuko iyo aya ni amagambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa be, ababwira kubaka ku rutare. Iyo wubatse ku rutare tuzi ko urutare ari Yesu Kristo, ariko tumaze kubona yuko muri ibi bihe hari abantu bubatse ku musenyi. Ese ndagira ngo muri aka kanya buri umwe wese avuge ibyiyumviro bye cyangwa buri umwe wese atubwire, ese muri ibi bihe namwe muri murabibona yuko hari abakristo bagiye bahindagurika cyangwa hari ibi bihe birusheho kurusha kunaniza abakristo bamwe na bamwe? Reka duhere kuri Mr. Benjamin, utubwire kuno ubyumva. Murakoze cyane. Ndabasuhuje abadukurikiye. Nibyo iri jambo Kristo yararivuze kandi aribwira bwoko bwe, aribwira abigishwa be, atubwira ko dukwiye gukomeza amagambo ye, ijambo rye. Reka nsobanura kino kintu cyangwa nkivugaho nifashisha ijambo riri muri Zaburi 119 umurongo waho wa 9, aho Dawidi avuga ngo umusore azeza inzira ye ati azeresha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Nagushakije umutima wose, ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Rya jambo n'undi rigarutsemo uburyo Kristo yavuze, yego akabikomeza. 11 nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumura. Mu yandi magambo, icyo Kristo arimo ashaka kutubwira nuko dukwiye guhora ibihe byose ibyiringiro byacu, icyizere cyacu, ubuzima bwacu tugomba kuba twubatse ku ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, uri inyuma y'ijambo ry'Imana
umuyaga wagutwara. Nicyo kibazo twavuga ngo ni gute umukristo yabaho adahindurwa n'ibihe. Umukristo wese utubakiye ku ijambo ry'Imana, ibihe nibiza bizamutwara. Nabo tubona uyu munsi bagiye ni ukubera yuko ijambo ry'Imana muri bo ntabwo ririmo, ntabwo baryubatseho. Barabyumvise, barabibwiwe, barabisomye, ariko ntabwo byabaye ubuzima bwabo. Imana ibe umugisha. Reka dukomereze kuri Gatete, turaza kugaruka kugira ngo dutumuze uburyo umwete. Gatete, n'iki wabubwira abadukurikiye, ni gute kuba umukristo udahindurwa n'ibihe? Ese wowe ubona koko hari abakristo bamwe bagiye bahindurwa n'ibihe muri ibi bihe turimo? Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yisije kuba umukristo udahindurwa n'ibihe ni ijambo rikomeye cyane, kandi ijambo ryumvikana. Twifashishije ijambo ry'Imana nuko twasomye ritubwira neza umukristo wubatse ku rutare cyangwa se kubaka ku Yesu ari we tugomba kubakaho. Aha ngaha niyo twifashishije Zaburi y'ijana 25, hatubwira neza ngo abiringiye Uwiteka Imana ngo bameze n'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa, ngo uhora uhamye iteka ryose. Dukurikije wenda ibihe turimo cyangwa se isi ayigeze, abakristo babayo bitewe n'igihe turimo cy'icyorezo nka corona virus. Abantu benshi bashobora kuba baraguye cyangwa se badahagaze kuri rwa rutare neza, ariko dukurikije ijambo ry'Imana, iyo umuntu ahagaze kuri Kristo nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, kuko iyo ukomeye kuri Yesu nta kintu na kimwe kibasha kunyeganyeza, nta kintu na kimwe cyaguhungabanya. Ariko tugenda mu bihe turimo, bitewe n'uko abantu batakibasha kuba baterana ngo babashe kuba bahura ngo basenge, bige ijambo ry'Imana, baramye, bahimbaze, ariko ubona ko muri kino gihe harimo guhungabana cyangwa se inama zimwe cyangwa se Kristo guta icyizere no guta ibyiringiro no kudahagarara mu mwanya nk'uko Imana ibashakamo. Ariko tugendeye ku ijambo ry'Imana, koko turasanga ko Kristo umwami wacu ari we buye rizima tugomba kubakaho. Iyo mwizeye nta kintu na kimwe cyahungabanya ubuzima bwawe. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Urakoze cyane. Iyo turebye, iyo dusomye, iyo tubonye itorero rya mbere, hari abantu bahuye n'ibihe bikomeye cyane. Iyo tubonye tukareba ibihe Yobu yanyuzemo, Yobu yatakaza iby'agaciro kiwe, atagaza ubutunzi, atagaza umuryango, ariko akomeza komatana n'Imana. Iyo tubonye Shadaraki na Meshaki na Abednego, bose banyuze mu bihe bikomeye, na ba Daniel na ba Yosefu banyuze mu bihe bikomeye, ariko bakomezanya kubana n'Imana. Ese reka mere kuri Benjamin, niki ubona bariya basore b'abanyagano, niki ubona cyasomeze Daniel, niki ubona cyasomeze Yobu kugira ngo anyure mu bihe bikomeye nka biriya, ariko agakomeza kwiringira? Niki cyatumye adahindurwa n'ibihe? Urakoze cyane. Ntabwo tuzahagarika ibihe kutugeraho, kuko nubwo turi hano muri iyi si, still dutegereje igihe. Ubwo dutegereje igihe rero, ibihe bigomba guhindurana. Ubwiza bivuze ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Bivuze ngo igihe ni ikintu cy'ingenzi ku buzima bwacu, cyane cyane no ku itorero. Noneho ikintu cyashoboje bariya bagabo nuko bafashe ijambo ry'Imana, ari ryo ryabo turimo tuvugaho. Wabisomye neza muri Matayo ngo abumva ayo magambo bakayakomeza. Bari barumvise ijambo ry'Imana, ntibaryumva ngo babifate nk'amateka bikomereze, ahubwo barigira ibyabo. Niyo mpamvu uyu munsi guhungabana kose kurimo kubaho. Reka ntange urugero gatoya mu gitabo cy'Itangiriro 39:9. Hari akantu gatoya nshakamo. Hatubwira inkuru ya Yosefu ari kwa Potifari, baramuragije iby'ubwami byose, abicunze, ameze neza, yishimye. Ariko ngo muka Potifari aramwifuriza. Uriya musore yasubije igisubizo cyiza itorero ryose uyu munsi rikwiye kuba no kwitekereza gusubiza. Muka Potifari yamubwiye ngo baryamane, bakamubwiye ngo natinyuka nte n'abaja n'abagaragu bari hano hanze. Yamusubije ngo natinyuka nte kuko ari cya kimeze gityo, nacumura ku Mana. Rero ntabwo itorero dukwiye kuba dutinya amaso y'abantu kuruta uko dutinya amaso y'Imana. Ntidukwiye gutinya icyaha, ntabwo dukwiye gutinya ibihe, ahubwo dukwiye gutinya Imana yo mu gihe w'ibihe. Hari indirimbo umukozi w'Imana ajya aririmba
bita ndi umusore uririmba ngo nirukanse ku bihe bigize janti bigeze aba ngo hari tuzagarara ku mugenge imbere y'umugenga ibihe tudategereje ibihe tudasiganwa n'ibihe. Mu yandi magambo dukwiye gutinya uwo muntu ugenga ibihe byose, tugatinya kumucumuraho no kumubabaza kuko niwe uzadushoboza muri byose. Paul yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo nk'imbaraga. Niyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe, bya bihe twita ko bikomeye abidukomezamo. Iyo haje ibihe bisa nk'ibyoroshye abantu bose babona ko ari igihe cy'umunezero, nabyo bidukomezamo. Imana yo mu ijuru ko umugisha. Reka tubaze umukozi w'Imana nawe Gatete, ni gute aba bahungu bari mu bihe bikomeye, bari mu bunyagano, ariko barangije bakomeza kwirindira Imana yabo mu bihe byari bitoroshye no mu bihe byari bigoye? Cyangwa n'urugero rwo kuri Yosefu cyangwa na Yobu wahuye n'ibigeragezo yarangiza agatakaza ubutunzi bwiwe n'umuryango we, ariko agakomeza gutumbira Kristo. Murakoze, Imana y'umugisha. Wavuze Yobu mpita nibuka kuko ni mu minsi yo gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cyane no kugisoma. Iyo usomye mu gice cyawe cya mbere muri Yobu usanga Imana hamirizaga Yobu ko ari umukiranutsi. Satani nawe ngo abana b'Imana bagiye gushengera cyangwa se bateranye na Satani aza gutera. Imana ivuga ati se Satani uvuye kuzerera. None Imana ivuga ati se wabonye umugaragu wanjye Yobu? Satani avuga ngo namubonye, wabonye ukuntu akiranuka, wabonye ukuntu anyubaha. Maze Satani avuga ati se ko wamuhaye byose, wamuhaye umugore, wamuhaye abana, wamuhaye amatungo, wamuhaye abagaragu, wamuhaye byose. None Satani avuga ngo noneho reka biriya bintu bimuvuyeho yakuvaho. Nababwiye ati genda ukore ku bintu byakunoke ku buzima bwe, ntukore ku bugingo bwe. Ariko urumva ndashaka ku kintu Imana hamirizaga Yobu. Yobu yari mu isi, ariko Yobu yari afite icyo kubaha Imana, yari afite ijambo ry'Imana muri we. Yobu igihe kiragera amatungo amushyiraho, abana bamushyiraho, umugore aramwanga, inshuti zimuvuga nabi. Ariko iyo uje ku gice cyawe cya 42 Yobu aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugaragu wawe. Ni ukuvuga ngo yari azi Imana ye. Muri Daniyeli haravuga ngo abazi Imana yabo ngo bazakomera kuri iki iby'ubutwari. Ikintu mbona cyashoboje abasore ba Sadraka na Meshaki na Daniyeli ni abantu bamenye Imana ya Isiraheli, bamenye amateka, barasenga, barasenga ngo basobanukirwe ijambo ry'Imana, basobanukirwe Imana yabo. Twibuke bajya kubata umuriro Sadraka, umwami yavuze avuga ngo ese iyo Mana izabakiza ni iyihe? Ntiyagaragaraga, ariko mu mitima yabo, mu myerekero zabo, mu buzima bwabo bari bazi ko Imana iriho. Igihe bagiye kubata umuriro ntibagize ubwoba, ahubwo bo bagiye kugera mu muriro basangamo Yesu. Umwami arungutse avuga twata Imana abantu batatu, nose uwa kane yavuye. Daniyeli bajya kumuta mu rwobo rw'intare, ni ukuvuga ngo ntiyagize ubwoba, yari azi ko Imana imukize. Ariko mu bigaragara amaso gutya ntabwo Imana yagaragaraga, hagaragara imbaraga z'umwami n'ingabo ze n'urwobo rw'intare. Ariko Imana mu mutima wa Daniyeli uko yasomye, niyo mpamvu na Mose yabwiraga Isirayeli cyangwa se akabwira Yosuwa akamubwira ati ujye umwete wo gusoma. Nujya umwete wo gusoma nibwo uzabasha guhirwa no kumererwa neza, ukabaho neza. Paul yabwira Timoteyo aramubwira ngo uhugukiye gusoma cyane, kugira ngo ibyo usoma hanga ariko ubyigishe bizagufasha bifashe n'abandi. Imana yo mu ijuru ngo umugisha. Nshuti bakunzi bacu, tugeze mu mwanya turi mu gihe cyo gusoza, ariko ndagira ngo ngire icyo kintu nibariza kuri abakozi b'Imana. Niki mushobora kubwira abantu bakurikiye muri uyu mwanya? Niki gishobora gukomeza umukristo gituma ngo nahindurwe n'ibihe, cyangwa ibi bihe nibizamuherane, cyangwa nubwo itorero ritarimo guterana, ariko ni gute ushobora kugumezanya umutima wo kubaha Imana no kugenda mu bushake bw'Imana? Haleluya. Ni gute niki wabwira barimo kutureba, niki wabwira badukurikiye umwanya? Ni gute ushobora kugumezanya wa mutima wo kubaha Imana no kugendera mu bihe by'Imana?
ibi bihe nube umukristo uhungabanyijwe n'ibihe ntibiguhungabanye, ahubwo ugakomeza kuba umukristo kandi ugendera mu gakiza kawe. Reka duhere kuri Benjamin. Niki wabwira abantu? Urakoze cyane. Ikintu nabwira abantu muri uyu mwanya ni ikintu cyo kuvuga ngo nibashake ijambo ry'Imana baryibike. Mu gitabo cya Nahumu 3:14 aravuga ngo ivomera amazi azaba ahagije mu minsi yo kugotwa kwawe. Jya mu ibumba ukate ukomeze itanura ry'amatafari. Mureke buri muntu wese ahantu ari. Turi mu bihe byiza, nubwo ari ibihe bikomeye, turi mu bihe iterambere ryageze ahantu hose. Bano bagabo bo mu gihe cyabo nta telefone nk'izi zari zihari zo batwaramo ibintu, nta application za biriya zari ziri. Ariko twebwe ahantu hose wajya watwara biriya yawe ukaza kwicara ugasoma ijambo ry'Imana. Rero nta kundi kuntu twavoma amazi ni mu ijambo ry'Imana. Aho tugenda hose ibyo dukora byose tuzirikane yuko ijambo ry'Imana ari ryo rifata umwanya wa mbere kuruta ibindi bintu byose. Bizadufasha gutsinda ibihe tubona ko bikomeye. Ubwo abandi barira, ubwo abandi bahangayitse, tuzaba dufite amakuru meza y'aho turimo tujya. N'ubundi hano mu isi tugira ngo turimo nk'abashyitsi n'abagenzi, turi kuri misiyo. Iyo misiyo nirangira tuzataha, ariko tukiyirimo iyo misiyo nta yandi makuru tuzatuma gutanga, ni amakuru yo mu bwami bw'iwacu. Nta kundi tuzayabona, ntabwo tuzayakura kuri Google na Facebook n'ahandi. Tuzayakura mu ijambo ry'Imana. Rero duhugukire gushaka ijambo ry'Imana, rizadukomeza mu minsi mibi yo kugotwa kwacu, mu minsi mibi igoye cyane, iminsi mibi iruhije cyane, iminsi mibi isi yose icuza umuborogo. Tuzaba dufite ihumure mu mitima. Urakoze cyane. Reka tubaze n'umukozi w'Imana yavuze niki wabwira abagukurikiye umunsi cyangwa n'urimo kumva n'urimo kureba, niki umukristo w'uyu munsi wabwira uti ikintu cyamukomeza no kugira ngo naho n'ibi? Ikintu numva nagira inama ku bantu bari kutwumva cyangwa bazadukurikira, ijambo ry'Imana turigire nk'impamba, barigire nk'impamba aho umuntu ari. Kuko nanjye ndavuga ibintu ubuzima mbamo cyangwa se ibyo nkora, umuntu wese ahari agerageze gusoma ijambo ry'Imana, cyangwa se ishyiremo uwo muhati, asenga Imana, asaba Imana imbaraga nyuma yo gusoma ijambo ry'Imana. Ikindi afata umwanya asenge, afata umwanya basenge, bahugurane mu miryango bari, baterane, bafata umwanya, bafata ibitabo by'indirimbo baririmbe, basenge, babwirizanye ijambo ry'Imana. Ikindi bakomeze kugira kwizera mu mitima yabo, kugira kwizera, kuko ibihe turimo guca uno munsi ntabwo Imana igihomba, Imana yo ihora yunguka, niyo igitsindwa. Itorero aho riri bakomeze basenge, baterane, bashaka Imana aho bari. Imana ibasha kubumva, ibasha kubasanga, kandi ikabuza ubuntu bwayo n'imbaraga zayo, bakabasha gukomera mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tugeze mu gusoza w'ikiganiro, nta kindi impamba ni yindi yo gutuma umukristo azahinduka. Numvise kumwe ni ugusenga no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo wibikire ubutunzi. Ijambo ry'Imana bitubwira ngo nibikire ubutunzi, nibikire ijambo rya mutima wawe kugira ngo nagucumuraho. Ibyo nibyo bizadufasha komatana n'Imana, ibyo nibyo bizafasha umukristo kudatembanwa n'ibihe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi ndabashimiye cyane. Murakoze cyane, kandi ndizera yuko uko Imana izajya idushoboza nitwongera kubatumira muzongera tukaza tukavuga ubutumwa bwiza muri ubu buryo. Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Mwami Data, twongeye kugushimira, tugushimiye yuko Nyagasani muri aka gahe Data kubanye natwe, kubaho kwawe Nyagasani kwabanye natwe. Mwami twabonye kugira neza kwawe, imbaraga zawe Nyagasani zari zihari. Mwami turakwingize tukoze nk'abana bawe, ariko ndakwingiza Uwiteka Imana ishobora byose, wagure iri jambo buri muntu wese uzaryumva, wagure Nyagasani, wongere Nyagasani urisige, kugira ngo Nyagasani Data nk'uko wavuze mu ijambo ryawe ry'inkota Data rizagira abo ricumita, kandi rizagira icyo rirema, kandi rizagira icyo ryomora mu mitima y'ubwoko bwawe. Ryongere ireme ubwiringiro bizima, kandi ryongere ireme Nyagasani ubuntu buzima.
icyubahiro ni cyawe papa, turagushimye turaguhimbaje, icyubahiro ni cyawe buri munsi n'iteka ryose, amen. Imana ibamugisha. Imbere n'umukozi w'Imana twabanye, ubuhanga bwa kamera twari kumwe na Sogateri. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha.